abantu barya bibiliya batayitetse ikabatera ubwangati. Ndariteka ndarirya ndatapfuna numva uburyohe bwaryo, ndarimira rinjya mu nda. Ibitangaza by'Imana biraba, bimwe bihinduka umwanda ibindi bihinduka amaraso. Atirigeze mu nda yanjye, murige ringezemo, umuriro ngurumanamo, nanirwa guceceka ndahaguruka ndavuga. Mvuga ikindimo. Ngiki gihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni igihe ryakugezemo nka Jeremiya, avuga ikimurimo, atavuga inkuru y'imbarirano. Bana b'Imana, n'uyu munsi igihe udafite Yesu mu bwonko uzakora ibyo Satani ashaka. Ariko Satani basigaye yihanga mo kuvuga iby'Imana, akakubwira gukora iby'Imana kandi ari we ukurimo. Abantu rero bakabijijwamo ati ni Imana yantumye, ni Imana yambwiye, yarayimbwiye, naho yarayabwiwe na Satani. None wowe ari jye twipimishije bibiliya ninde uturimo? Ntuzamenye ukurimo kereka uri umwigishwa wa bibiliya, ufite Bible study, wiga bibiliya ukamenya iriyo iyo ariyo, ukamenya imvugo ya Satani, ukamenya iy'Imana, ukamenya kuzitandukanya. Kereka Yesu akurimo, naho ubundi ntuzamenya kuzitandukanya. Nicyo gituma umubwiriza wese abwiriza abantu batumvise ibyo ari byo ngo amina haleluya, bagataha batyo. Niba rero ari umukire wifitiye ibintu bye, inka z'amafaranga muri banki irafuha, atari ko urashaka wicya, unushaka kunyaga ibintu byanjye, uvuze ngo ndi mukaga, sanga bari mukaga ntako ndimo, sanga abatindi si ndi umutindi. Akirukana Imana, akirukana Imana. Imana ntirwana ikigendera, ariko igahoriza, ntimureka. Nguko uko ikora, irakubwira, wavuga uti oya ntirwana. Imana igasanga umutindi nyakujya, tuvuye ku mukire arayirukanye, ikamuzura kwa kundi, yamara kumuzura ikamubwira iti uri mukaga, tumvare urinjije, akaga nijye ukaze, nta dukara mfite, bankuye mu nzu, abana birukanywe mu ishuri, nta gakweto, none urambwira ngo ndi mukaga, ko ari jye ukaze. Imana ituri mukaga. Akayisubiza ati uje kumpa ibyo? Imana isese ibyo nje kugwanje kubugingo. Ati mviraha. Akayirukana. Niba utampa ibyo ngibyo se genda. Umukira arayirukanye, umutindi arayirukanye, nimwumve Imana ko yarushye. Tirambirwa igasanga undi mukire, uwo nguwo ninde? Ni Kayini. Abo bombi ni Kayini. Abo bombi ni Kayini. Amadini n'abiri, ya Kayini n'iy'Abeli. Imana ikongera igasanga undi mukire, ikamubwira, ikamuzura, ikamukundisha, ituri mukaga. Ndi mukaga. Ati ko ndi mukaga ngire nte ni nomero ya kabiri. Iya gatatu Yesu ati Mwuka Wera ati nkurikira. Dusoma muri Yohana ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye.